ces fleurs juste un instant. Akira umugeni wawe. On va vous laisser. Uwiteka abaho umugisha murakaza urakabyara yanjye. Noneho mwiriwe neza abakunzi b'ikiganiro cyacu, Imana ikomeze kubarinda. Uyu mwaka rero wabayemo ibintu byinshi bikomeye cyane kandi abantu benshi baranezerewe. Rero kuri uno munsi tugiye kuganira ku muhanzikazi benshi bamuza akorana n'undi muhanzikazi Vestina na Dorcas, ariko uyu munsi tugiye kwibanda kuri Vestina Ishimwe. Uyu Vestina Ishimwe rero inkuru nziza kuri mwese nuko yamaze gukora ubukwe, abukorana n'uwo bita Adrissa Kwedrock. Uyu Adrissa Kwedrock ni umusore uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, akaba yashakanye n'uwo bita Vestina Ishimwe. Ubu bukwe bwa Vestina Ishimwe bwavugishije abantu benshi cyane bakomeye cyane. Muri kino kiganiro kandi turaza kugaruka ku buzima bwihariye kuri Vestina Ishimwe. Uyu Vestina Ishimwe ikintu mwabanza kumumenyaho bwa mbere, Vestina Ishimwe ni umukobwa uririmba indirimbo za gospel cyangwa indirimbo z'Imana. Benshi mwamumenye aririmbana n'uwo bita Dorcas. Vestina na Dorcas ndakeka ko nta muntu muri kino gihugu abenshi barabazi. Mwebwe icyo musabwa ni ugukanda subscribe kuri ino channel mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge mujye mubibona mu ba mbere tugishyiraho ikiganiro. Reka kanda subscribe kuri iyo button so subscribe, ukande na like nimba kino kiganiro wagikunze. Mwe mukurikirana kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kuko ndaza kubashyiraho nyuma video y'ukuntu ubukwe bwabo bwagenze. Vestina rero yavukiye mu muryango w'abakijijwe, abantu bemera Imana, nyine mama we na papa we bari bakijijwe. Ibi ngibi bikanagaragarira mu ndirimbo aririmba, kuko akenshi aririmba indirimbo za gospel, nta zindi ndirimbo ajya aririmba gusa. Uyu Vestina kandi yakoreye Imana kuva akiri muto, ubwo yatangiraga kuririmba indirimbo afite imyaka 17, indirimbo za gospel wari kumwe na Dorcas. Twihuse rero reka twinjire mu gikorwa cyatuzanye. Ako nta kari gaciyemo nyine kugira ngo mbabwire Vestina uwo ari we, cyangwa nimba wari umuzi ubashe kumenya byimbitse. Uyu Vestina rero ubukwe bwe bwabaye tariki 6 z'ukwezi kwa 7 2025. Ubukwe rero bwaranzwe n'ibintu byinshi, aho hari nk'abahanzi benshi cyane baje kwifatanya na Vestina. Hari harimo abakinnyi b'imipira, hari harimo abantu b'ingeri zose, hari harimo n'abandi bantu bose bagiye baturuka ku mpande n'impande hirya ku bihugu baza kwifatanya na Vestina mu kirori cye yagize cy'ubukwe. Burya bajya bavuga ko umuntu agira ibirori bitatu: iyo uvutse, n'ubukwe, no kugira ngo upfe. Aho ngaho nibwo bakoresha ibirori. Muri ibyo birori rero ubasha kubonamo ikirori kimwe nicyo ubasha kwinjoyinga. Rero bari baje kwifatanya nawe mu byishimo arimo, bamubwira ngo ati twubaye hafi. Reka ubukwe bwe tube tuburetse, kuko ndaza kubasigiramo video murebe ubwo bukwe, murebe ukuntu bwari bumeze, murebe nyine video yose mubashe kumenya ngo ubukwe bwagenze gutya. Ikintu ndashaka kubabwira rero, uyu Vestina akimara gukora ubukwe, abanyamakuru bamubajije ati se kuko z'ubukwe uzajya ufatanya inshingano z'urugo unafatanya n'inshingano zo gukorera umurimo w'Imana ukora, nyine ubwo nyine bashaka kumubwira ati se ubuhanzi bwawe uzabukomeza? Vestina rero yabasubije ati njyewe ndacyahari, ngiye ndakomeza nkora indirimbo za gospel nk'ibisanzwe, kandi n'umugabo wanjye ari indirimbo tuzasohora nyinshi mu minsi iri imbere. Yabijije nyine ko agihari, Vestina aracyahari. Nk'uko mubizi itsinda rya Vestina na Dorcas uko bakoranaga indirimbo ntabwo bagikorana, ni nko kuvuga ngo baratandukanye. Ariko aba ngaba babiri batangaje ko gutandukana atari ugutandukanya nyine bwo kuvuga ngo twashwanye, ahubwo ari ukugira ngo ari uburyo bwo kugira ngo bakomeze batere imbere, nta kindi kibyihishe inyuma. Itsinda ryabo kuba ryatandukanye ntabwo ari ukuvuga ko bashwanye, ni ukugira ngo ahubwo bakomeze batere imbere kurushaho. Nabasezeranyije ko rero mu mpera z'iki kiganiro turaza kubereka video. Ubu ngubu nicyo gice tugezemo. Murebe ino video, munatere comment, muvuge nyine icyo mwabonye muri ino video, nimba ni nziza cyangwa ari mbi. Ni video y'ubukwe bwabo, muyirebe muryoherwe, kandi mwibuke gukanda subscribe, ufungure inzogera kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho. Niba kino kiganiro gikunze ukande like, muryoherwe na video. Avant qu'on vous la présente,
Je vais demander aux représentants de la famille Mazimaka de bien vouloir l'accueillir reka nsaba umusaza hindisha adufashe tumwakire mu birori by'umuryango. Vous avez remarqué qu'elle est belle, hein? Ah, lui, il l'a vu, Idrissa, depuis. Applaudissez encore si vous pensez qu'elle est la plus belle. Urakoze musangiza w'amagambo. Umuryango wacu mumfashe Paulo hari ahantu yavuze ngo mbese inzu yubatse neza mwashima inzu ntabwo mwashima uwayubatse. Igisubizo ni uwayubatse. Uwiteka ahabwa icyubahiro udukoreye ibi bintu. Uyu mwana w'umukobwa turamushimye mu myifatire, mu mikorere, mu mikurire, mu gaciro. Mwana wacu warakoze, warakoze kuri turi cyo agaciro kawe urakagaragaza imbere.